umbabarire ntuhumure nabikubwira kenike shati buretse gatoya izo ntoki urumva ari nk'izande izo ntoki uri kumva zimeze nka gute mugenda umumasa gake gake n'umuniga kaneka izo ntoki urumva ari nk'izande kigiye guhera uri kumva izo ntoki ari nk'izande n'izanjye n'iza kaneka shati n'iza burudoge n'izande ndumva ziri mu rukundo ndumva nasinzira ngurumva pateri we ndabizi ko wenda iki kiganiro azakireba ugire n'ubutumwa umuha wenda ntubutambutse bwose niyemera yuko muzabonana ubundi uzaba umwibwirire yego pateri ikintu musaba wabimwibwirire wibibwiranye ntabwo abadukurikiye pateri we urakenewe urasabwa cyazuje nabwiye Joyeze urumva ngo se Juno aramutse akubwiye ko ashaka kukwambura ubusugi uzi ukuntu yahise yigira gahubwo se ari hehe umfasha nanjye naza butware pateri naza butware ndabumwihereye abantu mureba umuhaye iki ubusugi bwanjye ese uri isugi ngende isugi wibiseka ngende isugi ufite imyaka ingahe imyaka ye ntabwo ari ngombwa ariko ndi isugi for sure niki cyatuma uvuga ngo iyo ubusugi ndabukwihereye ukabuhereza umuntu kumva ko nyine yabukwambura urumva urukundo ni indwara kandi itavuwe neza yakica nk'izindi zose iki aho kugira ngo ako kantu gasubiremo neza cyane urukundo ni indwara itavuwe neza yakica nk'izindi zose itavuwe neza yakica nk'izindi zose rero ngende isabira pateri we ngenda gusabwa ndabukwihereye Imana irabizi ndabukwihereye pe uri fake sana Hello guys, nitwa Babi Gikomango mu muyahudi official ndamwenyewe made in Rwanda bise Ubushinwa papa kibwa. Ini mano ndore TV bagezeho ibiganiro bigiye bitandukanye. Ndi kumwe n'umukobwa ahangaha rero ikindi mbashimira mbere yuko nanamwakira mbashimira ubwitange bwanyu mukanda subscribe mutera comment murarayikinga ndabikunda cyane ariko ndabikunda ndetse cyane pe kandi Imana ije bamera umugisha mujye munagumye munabikore munabibwire nabandi mwoka byaramwe munabibwirane bibe umuco bibe umuco reka mbakire rero mu kiganiro cyacu mbasuhuza cyane ariko mbabwira ngo ndabakunda cyane mbakoza ku mutima n'abamvugisha mwese mbahoza ku mutima ndetse cyane yego iyo ushaka kunyereka ko wakunze ibintu byanjye nuko ubinyerekera ahangaha kuri channel yacu Imana Online TV turakwakire mu kiganiro cyacu uratangira twibwira murakoze amazina yanjye yita Anje kwicaye nabi oya nawe nicaye nabi nicaye neza amakuru ni meza umeze neza witwa nde bayita Anje witwa Anje Anje kuki wahisemo kwambara gutyo ntabwo wari uzi ko imvura yaza kuza kugwa nuko mbikunda nyine ubikunda kwambara gutya se rimwe na rimwe ubu se nkubwiye ngo dushyireho agasengesho wabyemera oya kubera iki usengera mu baki muri vivante ari ubwo nabaki nabarokore tuba turabarokore mwambura abarokore nabyo narinzi bihuri ADPR se nibyo ngibyo byo bihurira simbizi ariko turabarokore pe murabarokore no mu rugo nabarokore papa wese ni pastor na papa mfite okay so ndashaka kumenya rero warampamagaye urambwira ati ngo umuntu ushaka ngo uza nawe nindi izina rye bamwita Pateri
Pateri wamumenye byari wamumenye gute kucyifushe guhura nawe cyaze nabonye akora ibiganiro nyine n'undi musista bita sinibuka izina rye neza ariko ntaramubonye akora ikiganiro noneho nyuma nza no kumubona mukorana ikiganiro we na Joyeuse numva ndabikunze ikiganiro nakoranye na Pateri na Joyeuse wakibonye gute cyaze shara mutipa ararenze kabisa wabona ukuntu yari pose yambaye ikabutura yacitse ni mu ndavuga ngo umva mani yari fier yabyo nese ni nk'ibihe bintu bitatu umubonaho nyine bigukurura cyane nyine ukumva ushaka guhura nawe cyambere mani abo yitonze akavuga ibintu ari seriye ikindi ntekereza umva ko ku gikorwa yaba arenze vuga afite imisatsi myiza afite n'imisatsi myiza noneho ukuntu asa n'abahinde nibyo binkurura bya mbere ibintu bigukurura reka tugende ibintu bitatu bigukurura kuri Pateri icyambere ni ukuntu aba atuje ukuntu avuga eseri noneho ikirenzeho ni ukuntu afite imisatsi nk'iy'abahinde asa n'abahinde nese ubundi si umuhinde ni umuhinde ariko noneho ikintu cyantunguye ni ukuntu avuga ikinyarwanda neza anandusha ikinyarwanda arakizi reka yakuriye mu Rwanda ushobora no gusanga mwarakuriye muri karitsiye mutabizi nabyizera ko atagiye New Delhi New Delhi gute nakiza nyine ko atagiye mu Buhinde kugira ikiza nyine asanze peri we cyangwa meri we ndetse ntabwo papa we yaba yaramubyariye mu Rwanda akaguma mu Rwanda ubwo atajya no kumusura se ese ni ngombwa ajye kumusura kandi wenda papa we saramutse aba hano mu Rwanda ibyo nibyo binsaza ntabwo akuriye mu Rwanda ngo ubusa kuriye ntabwo bibaho kandi papa we ni umuhinde mama we ni umwirabura nise niyo atabasa kuriye nase kujya ku nise ntabwo urabona abahinde bari mu Rwanda iyi para bari abahinde none se uriya we niye nyine ni umuhinde akarusho nuko yaje mu Rwanda akuze akatamenya ikinyarwanda wabyumvishe nabi wakurikiranye ikiganiro cyose nagikurikiranye none se ni ukuvuga ngo we yavukiye Bugande aza mu gihugu cy'u Rwanda ari mutoya ahubwo arahakurira yaranahize reka nk'ubu ubundi se watekereje ute kumva ko nyine uramamagara kugira ngo uze nawe kubera ko mukunda cyane ese mbere hose ntabwo wamukundaga oya mbere hose ngiye nkimubona nese ndwaramo kuki wahise ugira iki nese ndwara numva ndamushaka cyane wumva wabonana nawe cyane nk'ubu ngubu uramutse ugize amahirwe urumva ukabonana nawe wakitwara gute wakumva umeze ute niba nasara niba gusa nyine niba wasara ugasazwa n'umuntu se niyo nandwaye mu mubiri nahita nkira oya akantu ko gusara ko ni kabi gukumva wagira iki nahita ndwara reba muri kamera ubwire Pateri mubwire ati nukuri ndifuza kubonana nawe ndumva ngukeneye Pateri we ndabizi ko wenda iki kiganiro azakireba ugire n'ubutumwa umuha wenda n'ubutambutse bwose niyemera yuko muzabonana ubundi uzaba umwibwirire yego Pateri ikintu musaba wabimwibwirire wibibwiranye cyangwa badukurikiye Pateri we urakenewe urasabwa cyazuje nabwiye Joyeuse urumva ngo se Juna aramutse akubwiye ko ashaka kukwambura ubusugi uzi ukuntu yahise yigira ngo ahubwo se ari hehe
umfasha nanjye naza butware pateri naza butware ndabumwihereye abantu mureba umuhaye iki ubusugi bwanjye ese uri isugi ngende isugi ngende isugi wibiseka ngende isugi ufite imyaka ingahe imyaka ye ntabwo ari ngombwa ariko ndi isugi for sure ni iki cyatuma uvuga ngo iyo ubusugi ndabukwihereye ukabuhereza umuntu kumva ko nyine yabukwambura nyine urumva urukundo ni indwara kandi itavuwe neza yakica nk'izindi zose iki aho kugira ngo ako kantu gasubiremo neza cyane urukundo ni indwara itavuwe neza yakica nk'izindi zose itavuwe neza yakica nk'izindi zose rero ngende ndisabira pateri pateri we ngenda gusabwa ndabukwihereye imana irabizi ndabukwihereye pe uri feke sana ntawe ndi feke niba rero bitewe n'amagambo wambwiraga narakumviriye nyine numva nyine umeze nyine nk'umuntu utiyizi cyangwa utazi icyo uri cyo ngenzi icyo ndi ubwo ni urukundo ni icyo bita urukundo ni ubusazi ese wenda urukundo mukunda ni urukundo rumeze gute urukundo mukunda ni urukundo rukomeye binabaye ngombwa sinzi ariko bibaye ngombwa kumpitamo umuntu n'undi nahitamo sinzi niba uri kumva icyo kintu uvuze ngo iki ujya rusubire uvuze bibaye ngombwa yego guhitamo we n'undi muntu nahitamo we bibaye ngombwa ntabwo ndi kubyumva neza bibaye ngombwa gufata pateri nkamugiranye n'undi muntu ntavuze undi muntu nyine ntavuze ntashaka kuvuga pateri yamunera uwo ninde nyine nsobanurira neza nyine urabona mfite nyine umuntu nyine mu buzima busanzwe nyine duciriye ariko uramutse uzanye pateri ukazana nawe umuntu aba amukatiye bivuze ngo wowe ubwo muntu muciringa ntabwo umukunda cyane ngo umukunda cyane ngo nkunda pateri uwo muntu ukunda rero mufitanye izihe nzozi ubu nakangutse nta nzozi nkifite kari byinshi se ntabwo ari bitatu gusa ariko bitanu reka tubigira bitanu reka mvuge bitatu nibyo nsabye icya mbere byonyine ngiye mbona na pateri kwihangana byakanga ko nashiduka nanamusomye icya kabiri cy'ingenzi mu rugo mama abonye umwuzukuru akabona umwuzukuru nabyaranye na pateri ndabizi ko byamushimisha cyane mva nakishima cyane kuki wumva nese pateri rega uwo uri ku marangamutima yawe nese urishwa neza ko pateri yakemera ko mubyarana nta muntu udakunda abafana byaba ari sawa byaba ari sawa kabisa byaba ari sawa gute pateri nawe byamushimisha kuba afite umufana nyine umeze gutya sinzi wenda ku ruhande rwe biramutse nyine bitanamushimishije byambabaza ariko ndabizi ko byaba ari byiza kabisa hari igihe mama watamukunda mama wigeze gutuma umwana w'umuzungu se cyangwa w'umumetisi mva wakintu nta mubyeyi waganga umwana w'umuzungu kubera iki ubu se pateri usanze arwaye sida wakemera kuryamana nawe pfa ko hari umwana wavamo uwo mwana nawe yaza arwaye sida ntanywa imiti ntanywa imiti ituma ntanduza umwana wowe se urwaye sida njye nandwaye oya pateri nyine yikwanduje arwaye sida oya mani hari igihe abakobwa rero njye mwikurura ibintu nazi uburyo mwana bitekereje oya ariko ntayarwaye oya ntabwo tumuzi ntabwo tunabimuhamije ko ayirwaye ariko se aramutse ayirwaye icara neza uri kwicara nk'abahungu bayidawe utatwimesha umukwe w'umuhinde yego nsanze ayirwaye
twabanza twipimisha ariko nsanze ayirwaye nahita mureka tumureka ariko byango waba umukunze kubera yuko ndamukunda ariko umuntu ukunda wese ndamutse nsanze atankunda aragukunda arakuzi ndumufana erega gufana no gukunda biratandukanye kubera yuko hari n'igihe wenda uba umufana nawe nyine akaba yagukunda nk'uko nyine nawe bino nyine nk'uko umukunda by'abafana nyine tu yifitiye undi girlfriend wiwe atanashaka no kumwaryamana cyangwa umubane wowe inzozi zawe niziye kuri Pateri Pateri inzozi zanjye nuko numva namuvaho kwihakana nizo nzozi kabisa gogo iki nizo nzozi pe nuko wavaho nuko namuvaho kwihakana uramutse ugize amahirwe yo kubonana na Pateri wabigenza gute umva njye ndamutse mbonye amahirwe yo kubonana na Pateri niba namushunana namuhobera niba namugitsara yamari sinzi ko Pateri umva ndamwemera byatari ku rwego rwo hejuru Pateri ndamukunda sinzi niba abizi ariko yumve ko ndi umufana we Pateri ndi umufana wawe ndamufana pe ndamufana byatari ni nk'iye mpano wamuha ikomeye mu buzima nkaho umufana imana amuha iya mbere nuko namubyara akabona umwana aje ari icyororo ese ibintu byo kubyara kuki uri kubishyira imbere kandi ntago tuzi we ngo yaba ari gutekereza iki wenda nta nubwo mu byo atekereza kubyara birimo aya nta muntu udatekereza umwana hari abantu badahitamo kubyara ni uburenganzira bwabo hari n'abantu bahitamo kubyara nabo ni uburenganzira bwabo kandi nabo wabatera ibuye narene biragoye kabisa oya bibira indi mpano waha Pateri itari iyo ngiyo ibintu byo kubyarana rwose mbabarura ubikuremo pe njye sinzi impamvu wabyisizemo ushaka gutera inda gutererana se agutera inda gutererana niyo yantererana umwana yamwifasha nese wamurera gute namwifasha ndagira mumenyeshe ko nakenye cyane ku buryo umwana yamwifasha namwifasha iwanyu ubwo se ntiwaba ubyariye iwanyu aya ntabwo najya mu rugo ntabwo najya mu rugo ntabwo wajya iwanyu kubera yuko rero njyewe njya ngira abantu ukuntu nkora ikiganiro cyanjye natumiye umuntu urumva nanjye ubwanjye nkagira wenda n'akantu ngutegurira muri rusange ngiye kugusaba ubumba amaso uyabumbure we ntugire ikibazo uyabumbura ari uko ngiye mbikubwiye hari icyo biragutwara ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye nta kintu kibi kirakubaho hari ikibazo ntacyo bitwaye ngaho bumba amaso wowe yabumbura uko ngiye mbikubwiye ko binagoye se uri utekereza iki ko tugiye gusenga ko tugiye mu biki ndikumva wagiye sinzi sawa babarira nturebe kushaka kureba kushaka kureba uretse gatoya sibyo umbabarire nturebe sibyo umbabarire nturebe sibyo ndakwinginze ahangaha ntugire iki nturebe Anje urumva umeze ute urumva umeze ute Anje ndumva mu nda ari kundya ndumva mu nda ari kundya mu nda ari kundya yandirimbo ya Kevin Kadesa ngo mu nda uyu ntumbwire ko ugiye mu mihango ariko nibyo numvishe ibyo byo Anje urumva umeze ute ndumva mu nda ari kundya ariko ukurira iki se ubwoba kubera ubwoba hari ikintu uri gukeka se kigiye kukubaho niko mu bahanzi ukunda bo muri iki gihugu cy'u Rwanda niwe muhanzi ukunda wa mbere umuhanzi cyangwa umuntu nkunda nushoza ngo ufashe mikoro bamwita Pateri umuntu nkunda Pateri se ni umuhanzi wifata mikoro Pateri ntago ari umuhanzi ariko ndamukunda
ntago patera ari umuhanzi. Patera umukundamo ibiki? jyora oya njye ndi kukubaza abahanzi gumye uhumirije. umuhanzi wa mbere bamwita Kenike Shati, kabiri bamwita Bulldog, wa kabiri bamwita Bulldog. Aka kanya izi saha Bulldog ageze ahangaha cyangwa Kenike Shati, wakumva umeze ute? Noneho akaza ari no kumwe na patera. ndebe se umeze ute? oya ndebe ko bashobora kuba baje. oya wireba nta nubwo baje, ahubwo wenda ngiye kuzana umuhanzi umwe muri abo ngabo. Urahitamo nde? Ari Bulldog na Kenike Shati? umuntu we ni urubanza. njye mbwira umwe muri abo mwuzane. oya nyine Bulldog na Kenike Shati mbakunda kuba ari abahanzi, ariko ku rundi ruhande mfite umuntu nkunda, witonde. Ukunda nde? Nkunda umuntu wita Patera. oya si ibyo ndi kukubwira, ndi kukubwira mu bahanzi hari Kenike Shati, hari na Bulldog. Ninda aka kanya ushaka kubonana nawe cyangwa se ukunda muri bo? Nshaka Kenike Shati. Ushaka Kenike Shati? sha ibi ngibi ni ikizamini gikomeye cyane, ariko ngewe ibi ngibi njya mbikora rimwe na rimwe. Intoki za Kenike Shati warazibonye? umbabarire ntuhumure ntabikubwire. Kenike Shati buretse gatoya, izo ntoki urumva ari nk'izande? Izo ntoki uri kumva zimeze nka gute? Mugenda umumasa gake gake n'umuniga Kenike Shati. Izo ntoki urumva ari nk'izande? kigiye guhera. uri kumva izo ntoki ari nk'izande? Ni izanjye, ni iza Kenike Shati, ni iza Bulldog, ni izande. Ndumva ziri mu rukundo, ndumva nasinzira. Urumva